We ni Melissa. Kwitaho nta kibazo uraza kugira. Sibyo? Karameni. Uri gusabye imbabazi. Oya humura eme wirira. Uri gusabye imbabazi. Cyari tuzi umutima no kuba bizinda kubeshyi iki? Rufisi ugafite ibiro. Utambwira ko yuko gwirukanye. yo. Icyubwira ntacyo waduhaye ubutse mu gusabana. Mama wese amubwiye ikibazo wahuye nacyo. Umusego ko wanjye urumva nambaye no kubona musebeje nkamwita ko nari umunyonzi nagize amahirwe bansigera ibintu. Oya umunyonzi. Yari umunyonzi. Yo, hanga tubane nzagushingira aka business ko amafaranga narayabonye. Nishaka umufunguro. Kugufungurira. Waretse se nkabaza amabuje niba aricyo yagufasha. Uragubugumye hanze mbanze mubaze. Njye muri yanyu mbese inshuti yanjye. Ubundi nyaruke. Ko ndeba si imodoka yatinze kuza kumfata uriya mushoferi nawe rwose sinzi ibye. Abaje ahantu hari gukomanga. Igipangu cyacu? Yego. Arashaka iki? Arimo gusaba. Oh, ari gusaba? Ari gusaba. Ndisi ubwarashonje. Genda umubwire yinjire nta kibazo. Mubwire yinjire. Mubwire yinjire nubwo ari kwihuta ariko nta kibazo. Marije yarambwiye. Aravuze ngo nda. Aravuze ngo ngwino. Nakugana. Cyane.
zanye. Okay. Emi. Melissa ni kuona tangu. Gogo. Wewe ni Melissa. Melissa. Ni Melissa. Zanira tanti mugize cyane Yesu. Umumazi. Emi. Mana yanjye. Usiri Melissa nzi. No. Melissa. Melissa, ni wowe gusaba se cyangwa ni umuntu basa? Ariko ndabona ari we turi kuvuga yarafite hano. Reka mu tanti. Uretse tanti umutwari gakeya. Ndikubona atameze neza. Soma ku mazi. Ese Melissa nzi. Melissa. Tanti mureke. Sheri. Melissa. Ndigogo umwe mwabanye kera. Yego, inshuti yawe. Ndio haguruka wicara. Haguruka. Cyo kugenda ibiti ngaho kambwira. Wasi, wicara hano Sheri. Wicara hano mbwira. Cyo kugenda ibiti. Ko ufite ubwoba. Gusa humura urabwira kugenda neza. Tanti. Genda ukomeje imirimo yawe ndaza kuvugisha ningukenera. Sawa urakoze. Ni wowe? Ndeba mu maso. Ko ufite ubwoba. Humura. Gogo. Karame. Nje. Cyo kugendekeye bite? Ujya wirira mbwira humura. Utepfunwe n'ibyo wankoreye. Humura ngiye ntabwo nakwishura n'ibyo wankoreye. Ndabizi ko twabanye mu butoya. Igihe wajya guntiza bodaboda ngiye mu misa ntabwo nigeze mbyibagirwa. Nubwo waje gukirukanyibagirwa. Ariko ndabizi ko twabanye neza. Wibabara humura rero ubwo wageze aha ngaha. Ndakwitaho nta kibazo uraza kugira. Sibyo? Karame. Uri usabye mama. Ujya humura wirira humura ndagukunda kandi wambere inshuti nziza kera turi abana. Ntabwo rero nigeze mbyibagirwa. Ibyo nagukoreye byo. Reka ngufashe n'akapfuka amazi no kubica. Umwenda wicumba ahangaha. Ngiwe ntabwo nta kiri nibuka cyawe. None wirira. Uri gusabye imbabazi mbaye. Cyari tuzi umutima n'ukuri ari ndagukunda. Nubwo nkore bira byose ntabwo nabizinzika. Ndabizi simbi n'amafaranga yaragushutse isunga wawe yaje kugenda yagiye cyo kugenda ikibite ko ndi wabaye nabi cyane. Ndeba ukuntu umeze. Wabaye iki? Kunerutse uri umukire. Ubwo wongera mbese. Yakubeshye iki? Rubishye ufite ibintu. Utambwira ko Muyuko gwirukanye. yo. Ibyo bitungo ntabwo ari yanyu. Ariko abagabo b'iyi minsi we. Kandi narakubwiye wanze kuba umumotari gushaka umuntu ufite amafaranga. Waraje. Yuko baruvuga warabaga. Kuri telefone. Ubundi naratunganye n'umugabo wanjye twashwanye. Nyakumara ijwi ry'umugabo nyakumara umugabo wanjye aravuze ngo bose kandi nari nzi ko nta muntu umukoresha ahubwo nakoresha abandi. Yuko baramubwira ngo tuguhe icyumweru kimwe tumuninze. Babasohoye mu nzu. Iriya nzu ntabwo yari yanyu. Icyumweru ntacyo baduhaye umunsi umwe gusa. None se usigaye ubahe? Wongera abwira ko uko waje muri iyi nzu ariko ugomba kuyivamo ko nta kintu na kimwe wazanye nanjye nta kintu nari mfite. Arambwira ngo yari umunyonzi. Komera ni ukuri. Ihangane ariko nawe wazize gukurikira amafaranga. Nari narakubwiye inshuti yanjye. Ihangane komera ndagukunda. Abantu bose
inshuti zanjye nta n'umwe tukivugana. Mama wawe se wamubwiye ikibazo wahuye nacyo? Ubuse kuko mama wanjye urumva namuberayo n'ukuntu namusebeje nkamwita umutindi nkamwita umukene, none nkaba nsanze ibyo nihigiye byose ari ubusa kuko. Ihangane ndagukunda, ihangane kandi kuba wamubonye ntabwo Imana yabona bigeza. komera urabizi ko uri inshuti yanjye kuva kera mu bwana, rero kuva wageze aha ngaha turabana njye nawe, icyo uzakenera cyose nzakiguha, komera umutima n'ukuri. Ariko nkubwire nubwo nirengagije abantu benshi, warahemutse. ni ukuri narahemutse, nabaye umugome, nabaye umuntu utagira umutima, nabaye inyamaswa. Ihangane. Ariko ni ukuri Imana imbabariye, basi kongera ikangirira neza. Sinazongera gushwa n'iby'iyi si ngo nirengagize abo twaruhanye, ngo nirengagize abo twabanye, nishingikirize ibyo mfite. Ukuri Imana ningirira neza ikambabarira, basi ikankura muri ubu buzima. Nta muntu nzongera gufata uko mbonye, nta muntu nzongera gutesha agaciro, ko byose n'iby'isi birashira. Kugira ngo urabibonye ariko komera ndagukunda kandi wumve ko turi kumwe cyane. Unyeretse umutima w'ubutwari, umbereye imfura narakubereye ikigwari, ni ukuri Imana iguha umugisha. komera ndagukunda, komera ntabwo niba Imana iguha umugisha mwinshi, ukuri uko utanyituye nk'ibyo nagukoreye. ntabwo nabitinyuka kuko ndabizi ko kugira inshuti no kuyitakaza ari ikibazo gikomeye. Gutakaza inshuti ntabwo bishoboka kuri njyewe, ntabwo urakoze ndabona warakubititse cyane rwose. Harimo imyenda yawe hano, reka mbwira, dore urasa nabi rwose mwana, wabaye nabi. Ubuzima ndabona nawe bwaraguhindutse, warabaye nkanjye, ariko ihangane n'ukuri uraza kumera neza kuba mpari. Tanti ugiye gukaraba hanyuma urambara imyenda hariya, ngwino nkubwire cyangwa bikwirirwa uzangara. Reka uyu musista umwereka ahantu akarabira, hanyuma umwereke imyenda iri muri garderobe yambare, ubundi azana tuganire, bitugaruka uze tuganire. Ariko ihangane rwose ukomeye, ntuwongere kurira humura. Ndamufasha buri kimwe cyose nshoboye kuko nta kintu Imana itanguriye. Uvuye kwambara? Ndabona imyenda inakubereye, ngaho icarana tuganire hanyuma umbwire ukuntu byakugendekeye. Nanjye ndaza kukubwira uko byangendekeye. Urumva nyuma ya cya gihe yuko mwirukanye, nubwo nabikubwiye nyine ngiye kumva numva umuntu ahamagaye umugabo wanjye, iyo nzu yanjye ndayishaka ngo umumvire mu nzu n'umugore wawe kuko nta kintu na kimwe mwazanye, numva nyine biranshanze. ndavuga nise ko nari nzi ko umugabo wanjye ari umukire, ko nari nzi ko afite amafaranga. Ibi byo kuba bagiye kudusubira mu nzu ni ibiki, nyine nawe azambwira nabi uko nari nakwirukanye, ndanabyigamba ndabimubwira ngo namwirukanye niba ushaka kugenda umukurikire, ibintu byinshi nyine. Umugabo wanjye nyine arambwira ati kubera ko nari umunyonzi nagize amahirwe bansigira ibintu. Yari umunyonzi? Yari umunyonzi. Arambwira ati nyine nagize amahirwe bansigira ibintu, mbona nyine igituma nkwemeza. Kubera ko nanjye nabizi ko ariko njyaga umusore nyine ufite ibintu byinshi n'umukire, nanjye mbonye afite ibintu ndavuga nti umugabo ni uyu nguyu. Yumva rero nkubwira inshuti yanjye, ni ukuri nubona andi mahirwe yo kongera gukunda, ntuzigere ureba ku bintu, uzabane n'uwo umutima wawe ukunda, amafaranga arashira. Sure bibaye nta wundi muntu ushobora kuzakunda, nubwo mbizi ko umugabo wanjye yagerageje uko ashoboye kose kugira ngo angereho, ariko yabikoze kubera urukundo. Ahubwo naramutereranye ndamujugunya, natuka ibitutsi bibaho n'ibitabaho. Ni ukuri nawe aho ari hose nijyana n'amahirwe tugahura, ni ukuri nzamusaba imbabazi.
ibyo bintu abasore barabigira bakiyemera ku bakobwa kugira ngo babakunde nyine b'abakobwa batagira umutima wo gukunda bikundira ibintu bagahita bashiduka nkuko nta byakugendekeye ngira ngo urabyibuka cyagiye nkubaza ati mama wawe uzamwitaho ugahita utwishwiburiza nanjye ukamwamutsa nabi ariko urabona ko iyo wihanganye ugategereza Imana ikugirira neza nanjye rero buriya nashatse wa mugabo wajya kunseka ngo nagakene ndabyemera ndabyihangana n'abantu banseka akavuga ati ni gute umuntu w'umukobwa nkawe washakanye n'uriya musore usa kuri tubana mu bukene tumererwa nabi inzara iratwica koko none tukagera aho tunywa agakoma dusangiye agakombe kamwe uri kubyumva yawe utashye dukora ariko tugakomeza tugakundana ni ukuri tubanye neza ageze gutya wenyine inzara igiye kunyica ariko abinteyemo story ejo bundi ampamagaye kuri telefone yampamagaye kuri telefone burya mvi wawe cyagiye umaze kunyirukana gusa njye ntanzikagira nukuri niwumva ndi kugarura iwawe ntugire ngo hari inzika ngufitiye nukuri ntayo wamfashe nabi ariko nukuri ntabwo mbyibuka kubera ko ngicyo nibuka cyangwa mpagaciro ni kera mu bwana bwanjye nawe nukuri sinjye nibagiwe ukuntu ajya guhiza utubodaboda ngiye mu misa hanyuma rero umugabo wanjye aba arampamagaye nimero ye narayibuze nari ngifite ka telefone reba telefone nsigaye mfite yanguriye nari ngifite ka telefone k'agatuje arampamagara cyagiye ucinsohora merewe nandi kwibaza ngo ndajya hehe numva arampamagaye ndebye nimero nyine narebye nimero mbona nta hantu nyizi ariko numvishijwe numva niri arambwiye ati mugore wanjye umeze ute cyo gihe nimeze nabi urumva ari nasohotse unsoye nabi ndikurira mfite agahinda kenshi ariko ndiyanga ndamuvugisha arambwiye ati nukuri babarira ni naragiye nabonye ubukene bumeze nabi ndahumva ndagenda ariko nari nagiye gushaka amafaranga yagiye mu bihugu byo hanze gushaka amafaranga gusa yambeshye ngo abara musirikare ariko ntabwo ariho yagiye ambwira ko yanguriye inzu se si nziza ni nziza rwose urabona ko kwihangana hari icyo bimara kibazo Imana yaragukube nta n'abantu ihuriye na yayo twabagamo rwose oya Imana yarankubiye rwose umugabo wanjye arankunda ubwo aramvugisha nubwo atari yangera ariko ari mu Rwanda yarageze no mu kanya ushobora kubona ukabona ageze hano ese koko wambabariye kuko humura rwose gusa nyine ko ngusaba akantu ni ukuri komera njye nta kibazo na kimwe gifitanye isi yaranyigishije mbona ko ibyo naringiye byose ari ubusa mbona ko nta kintu bivuze nta kintu bimaze cyambere no kubukunda umuntu cyambere no ubuzima cyambere abantu burya ni ibintu cyo nicyo cy'ingenzi kuko ubwo batwirukanaga mu nzu isi yanyikaragiyeho mbura n'uwambwira ati yaba abaturanyi twari tubanye nabi yaba imiryango twari tubanye nabi mbura basi n'uwamba hafi niba nza kurwara nkaremba nari kuzapfira mu nzira kuko ntawe ari kwibuka ko mbaho byatewe n'ukuntu nyine wihenuraga n'uwumva ko ngucyuriye ntabwo ari ukugucyurira umuntu yakumanga iwawe ugahita urakara ukavugana umushiha ariko nta mafaranga yakoshya ndabizi nta kintu bizongera n'ukuri oya ntibizongera ukundi ntibizongera ukundi kuko nta cyiza cyo guhemuka nta cyiza cyo guhemukira abantu byanze bikunze iteka iyo umuntu ahemutse narabibonye nahuye n'ibihano bikomeye kandi koko iyo umuntu ahemutse iyo isi ishutse umuntu agahemuka ni ukuri byanze bikunze ahura n'ibihano ahura n'ingaruka kandi agakuberwa karindwi ibirenze ibyo yakoreye abandi yego rero tuzi umutima kiracyumba wabonye n'icyawe uzajya ukiraramo uguma ngaha tubane nzagushingira aka bizinesi ko amafaranga narayabonye ni ukuri humura kandi ni ukuri ndagukunda njyewe uzajye wikeka ndagukunda urabizi ko uri inshuti yanjye kuva kera